aho muramutse mugize ikibazo kuri iyi channel ya Afurika TV mubasha kuba mwabaza ikibazo cyanyu turagira ngo dusubize umuntu watwandikiye muri comment tubaza ese n'icyo wakwesitara cyangwa se waparangiza kuri telefone yawe ukabasha kuba washyiraho 2G hanyuma kuri smartphone ariko kenshi bakandikira 2G kugira ngo tubereke hanyuma ikindi interineti urumva ni ingenzi telefone itagira interineti nawe urabyumva bimeze turagira rero ngo tumufashe n'abandi bose nyine mwumvireho kandi n'uwagira ikindi kibazo hano ku Dushya TV ntabwo tubafasha gukora amavidewo gusa mukoresheje fone ahubwo tubafasha no kugira ngo telefone zigire na interineti ifatika zigire mbega buri kintu cyose aho wagira ikibazo watwandikira muri commentaire dufite abantu nyine nakwita inararibonye babifiteho amakuru bagufasha tugategura video tukayishyira kuri YouTube channel yitwa Dushya TV ubundi ukabasha kuyibona icyo tugusaba ni ukukura kuri notification ugakora na subscribe kuri Dushya TV ubundi tukabana 5/5 twagiye kuvuga ngo uraza kuri telefone yawe ukaza kuri setting hanyuma wamara kuza kuri setting ukaza ahangaha handitse network internet ahangaha muri kuhareba hanyuma ukaza kuri sim card nyuma ya sim card ukaza kuri mobile data uvuga ngo niba ari hano urabona data turi gukoresha tigo ushobora kuza ukavuga reka dukoreshe MTN uvuga ngo niba ari tigo dushaka gushyiraho 3G ubwo niyo uza ukarejistinga ni ukuvuga ngo niyo tugiye gukoresha tigo uraza ugashyiraho tigo then warangiza ukaza ugasubira inyuma noneho ukagaruka kuri network hanyuma iyo ugeze ahangaha okay ubundi igeze hano ugaruka hano kuri sim card hanyuma ukaza ahangaha handitse mobile network urabona ahangaha dufite tigo tukagira na MTN babona ko ari tigo uraza ukayishyira nyine hano kuri on uraza ukayifungura okay warangiza ukaza hano kuri network ugahitamo ushobora guhitamo 3G cyangwa se ukaza ahangaha ugahitamo 2G hanyuma icyo turakora ni ukubereka uburyo ki 2G igaragara n'uburyo 3G igaragara ahubwo iyo ushyizeho 3G ukaza ukarekura bando ugafungura bando ahangaha data connection ukazifungura ubwo hahita hazaho akantu kitwa H+. urabona ko hahise hazaho H+, ariko dushyize kuri 2G tukaza ahangaha tugashyiraho 2G hahita hazaho I uraje ubirebe okay urabona ko hahise hazaho I hahita hazaho akantu kitwa I rero ino internet ya I niyo ku gatelefone ka gatushi ntabwo ariyo kuri telefone ya smartphone cyangwa se touch so ni ukuvuga ngo iyo ufite smartphone ugomba kumekinga sure ko hano kuri network washyizeho 3G uvuga ngo uraza ahangaha kuri network ukaza ugahitamo urabona hano hariho 2G 3G versus 2G automatically zikaba zihinduranya
2G irifunga, waza hano kuri 3G akaba yishyiraho hakazaho H, ugafungana n'ukahazaho H+. Reka turebe ushyizeho 3G hahita hazaho H+, kugira ngo ubone. Hanyuma ikindi ushobora kuba ushaka gukoresha MTN cyangwa se Tigo, urabona nk'ahangaha turi gukoresha kuri Tigo. So ushobora no kuza kuri MTN ahangaha, mbere y'uko uhaza urabanza ugasubira inyuma ukaza kuri mobile network, ahangaha ukabanza ugashyiraho MTN, select sim card for data, ukaza ugaselecting ino ya MTN. Hanyuma iyo umaze guselecting ya MTN uhita uza ukaza hano kuri mobile network. Hanyuma wamara kuza kuri mobile network ukaza ugafungura ino ya MTN, urabibona, ukaza ukagira ute ukayifungura, reka simukadi zawe zizafunguka. Ukaza hano kuri 3G ukayihindura network, simukadi already zafungutse. Ubundi uraza ahangaha kuri preferred network type, urabona hariho 3G vice 2G, ukagira 3G na 2G. Uraza ugahita ahangaha hisemo hano zihinduka automatically, hari igihe ijya ivaho 3G hakajyaho 2G, cyangwa se 2G igahita isimburana na 3G, ariko yihisemo 3G niyo network igeze. Hanyuma indi video turi buze gukora turareba ukuntu wafata telefone. Urabona hano dufite 3G 2G automatically, 3G na 2G, none turareba ukuntu wakwestaraho 4G network. So ubwo biterwa ahanini na simukadi uba ufite, uragenda ukagura simukadi ya 4G network ukaba yishyira kuri telefone ukabasha gukunda. Ariko nabwo turaza gutegura tutorial z'ukuntu bigenda. Ikindi turaza kureba ukuntu uhita uhindura automatically muri iyo video yindi turi buze gukora, ukabasha kuba wakoresha internet. Hariho ukuntu umuntu aba atuye ahantu hadashyikira internet runaka bitewe n'iminara y'ahantu ukuntu hameze. So muri iyo video yindi muze kuba muri tayari. Ikindi hano kuri Dushya TV YouTube channel buri munsi tubategurira iki video. Urabona hano ushobora gushyiraho 2G, reka urebe ugiye guhitizaho hano hariho H+, ariko hagiye guhita hazaho E, bivuga ngo ni internet ya 2G. ariko iyi internet ya 2G ni ikorana n'ahantu h'ibyaro hatagira iki iminara, kuko niyo ugezeho ufiteho 3G internet automatically ikivaho no guhamagara bikaba bitakunda. Hariho ukuntu usanga telefone yawe ikora nk'ahantu runaka, wagira nko mu gace cyane cyane za smartphone, wagira nko mu gace runaka ugasanga telefone iranze. Icyo uraza ukayiregera no guhamagara bikanga, icyo uraza ukayiregera kuri preferred ugashyira kuri 2G, akazaho kano ka E muri kureba. Icyo gihe ahantu hose wagira mu gihugu cy'u Rwanda network ya smartphone ubasha kuyibona yo guhamagara. Ariko bando ziba zigenda gake, kugira ngo bando zigende vuba uraza ukayishyira n'ubundi kuri 3G ukazaho H+. Uraje rero hagiye guhita hazaho H+. Ikindi network ukuntu ikora n'ubundi birumvikana telefone yawe automatically wabona ko hariho H+. So mukore subscribe ibijyanye na network. Turaza gutegura indi video aho tubereka ukuntu ubasha gufata internet ya 4G, kuko ariyo muri iyi minsi isa nkaho igezweho cyane, ukareba ukuntu wayikoresha no kuri telefone yawe kabisa ni internet iguruka. Ikindi mutwandikire muri comment hano ku Dushya TV, tubategurira video buri munsi, every single day we prepare a video for you, a special video. So for film editing, animation, Photoshop n'ibiki byose nagira ngo murabizi. So tubereka uburyo wabasha gukora video ukoresheje telefone udafashe kamera, ni ibintu byinshi ngira ngo murabizi. N'uburyo wabasha gukoresha telefone ukaba wakwandika igitabo, iyo video twarayiteguye uvuga amagambo gusa yakiyandika. So ubwo ni uburyo busigaye bufasha abantu benshi cyane bashaka nko kwandika ibintu.
n'uburyo ki ushobora gufata amagambo ari ari hard typing ukayagira soft ukayakoramo na video. Ibi byose turabikora. Kandi ikindi tubasaba kugira ngo icyo wagira imbogamizi cyose wabaza wakwandika muri comment, muri description box y'iyi video turaza kureba ukuntu twashyiraho na nimero ya WhatsApp, ariko n'ubundi reka tuyishyireho. Ngiyo nimero ya WhatsApp watwandikira ubundi tukaza gusubiza ikibazo. Kandi dufite abantu basobanukiwe ibintu bya interinete, telefone, uburyo wayibyaza umusaruro, uburyo byose wakwandika nta kibazo, tuba hari kugira ngo dufatanye. Kandi ikindi buri munsi tubategurira video ibafasha, tubasaba kugera rero mukore kuri notification uko dushyizeho video ujye ubasha guhita uyibona uwa mbere, hanyuma urebe ko hari ikintu yagufasha. Kandi natwe ntitwategura ikintu kidafite umumaro, uwo mwanya ntawe dufite. Hari ibidafite umumaro natwe twabyihorera, ariko twe dushaka ko tuva kuri A tukagera kuri Z, ugatera intambwe A ukagera kuri B ugakomeza ukagera kuri Z. So turabakunda, muze kugira umunsi mwiza, kandi nk'uko twabibabwiye mukore subscribe, mukore no kuri notification. Ciao ciao.